ngo ninsengera itariki ya 21 mbona ijambo 21 Imana nambwira ngo ninsenge ku itariki ya 21 Imana nambwira ngo ninsenge mbona abantu benshi muri kugenda n'ibyapa byanditseho kuruha nongera nambwira ngo ninsengera umuhanda wa Gisenyi nanone ubwashize narawusengeye ndongera ndabivuga ngo nimusengere Imana nongera umpa muyereko ariko utandukanye n'ira tariki navuze 21 Ngewe nzahanura mvuga ukuri abasambanye mbabwira ngo muve mu byaha byanyu yewe ntuzagura amazi nta mazi yawe ngusabye ariko nkeneye kuva mu byaha byawe Imana nambwira ngo ije guhana ndetse iraje Imana irongera irambwira ngo hari ibintu abantu baruhiye ariko bigiye kuribwa n'abatarabiruhiye impamvu haza amagambo ameze gutya nuko hari Imana igukeneyeho impamvu haza amagambo ameze gutya nuko Imana ibona ko wanze guhinduka bwashize abantu barambwiye ngo kuki mpora mvuga ubusambanye ariko reka nkubwire ngo nibwo mwamenyereye kandi ijambo ry'Imana ntabwo rikunda umuntu yimenyera abantu benshi muri kugenda uko mubishaka ariko cyampa uyu munsi wa none Shando Enewa Pista Kitari Bonifo sindi butina ariko hari ikintu Imana ikeneye kuri wowe baze nkubwire ngo yo dogiteri agiye kugufasha naho yaburi kinya ashobora kukubaga bitewe n'uburyo abona urembyemo Imana irambiwe akamenyero Imana yarayinsanzi yambwira ngo nimbwire mwese abanyarwanda ngo iraje kandi ije vuba yambwira Emana we Yesu we ingoma yawe ni amamare. Reka tusuze kandi tubifurize amahoro y'Imana umugisha Imana itanga ubane namwe bakunzi bacu kandi bakunzi b'Imana Irahari TV twongeye kubasuhuza tubifuriza kugubwa neza turi mu minsi 100 yo kwibuka twibuke abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka 1994 hano mu Rwanda kandi twibuke twiyubaka turakangurira buri muntu wese kugira ngo yibuke kandi ntibizongere buri wese yibuke kandi yiyubaka kugira ngo ibintu byose birushijeho kugenda neza cyane kuko icyo leta y'u Rwanda twifuriza n'ikiza ntabwo ari ikibi bityo rero tugerageze tubikore neza nkuko babitwigisha imbere yacu turi kumwe n'umukozi w'Imana reka tumusuhuze waramutse neza aramutse amahoro Yesu ashimwe Yesu nahimbazwe hari haciye iminsi tutabana ariko nyemerera wongere wibwira abakunzi bacu ku bantu tutari duherukanye ni njyewe Habineza Charire ariko nkorera kuri YouTube yitwa Karoli TV yego rero abantu ba hano ku Irahari TV turakundana nani mbakumbuye kandi n'ubundi nzanye message yanyu hari Imana bakenewe kugira ngo bagire neza urakoze cyane mbere yuko twinjira mu butumwa Imana yaguhaye reka ngusabe kugira ngo banze usenge Imana ushimwe Uwiteka kubwuko turi bazima suko turi beza suko hari icyo turusha abandi ahubwo n'imbabazi zawe turagushimiye muri ano masaha ukomeje kurinda igihugu cy'u Rwanda turagushimiye ukomeje kurinda abayobozi bacu turagushimiye kuri Imana ikomeje kutwimana Mana nushimwe kandi uhimbazwe uri Imana idasanzwe uri umubyeyi mwiza uri umwizerwa kuba turiho n'imbabazi zawe kuba tugihumeka n'imbabazi zawe n'ubuntu bwawe kuba duhumeka umwuka w'abazima n'ubuntu bwawe mwami turagushimiye ko waturinze kandi ndagushimiye kubw'abantu bose bagiye gukurikira ijambo ryawe kugira ngo bagirire neza ubarwanirire kandi nanjye nshoboze ntabari ngewe ahubwo izina ryawe rikorere muri ngewe umfashe kandi undwanirire mw'izina rya Yesu Kristo wanesheje ndakwinginze Uwiteka umuntu wese tugiye kubana hano ku Irahari TV umurwanirire kandi uhindure byanze guhinduka uyu munsi umuntu wese abone imbaraga z'Imana abone gukora kw'Imana ndagushimiye ko hari icyo uri bukore kandi uri bukiza abarwayi ndetse abashumeri uri bubarwanire ndetse unabiteho ndagushimiye kubwo mwami kubwo ugiye kunshyigikira izina ryawe nirikirwe hejuru Uwiteka none iteka ryose nsenze mbyizeye amen urakoze cyane kubwisengesho ryiza uduhaye reka ngusabe kugira ngo ujye mbere utugezeho Imana yagutumye kutugezaho kuri uyu munsi murakoze cyane uyu munsi nabazaniye ijambo ry'Imana Imana yampaye ubuhanuzi ngo nze mpereza abanyarwanda ariko ubwo buhanuzi
ntaratangira kubivuga Imana yampaye ijambo riri muri Yohana 22 umurongo waho ni 12. Soma iryo jambo turisome, nitumara kurisoma ntambutse yerekwa Imana yarayimpaye ndetse n'ibindi narimaranye iminsi yarampaye ngo mbwira abanyarwanda muri rusange. Reka dusome mu izina rya Yesu. Yego. Ibyahishuriwe Yohana gice cyaho cya 22 umurongo wa 12. Dore ndaza vuba. Yego. Nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ndi 13. Ndi Arufa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. Yego. Yesu nashimwe cyane. Iri ni ijambo rivuga ngo Uwiteka agiye kuza ndetse araje vuba adatinze. Abantu benshi mwagiye kuvuga, mwakunze kujya muvuga ngo mvugana uburakari cyangwa se mbwira abantu nabi cyangwa se mvugana amahane, ariko nanjye si ngewe, ni Kristo uri muri ngewe. Uyu munsi Imana yansanze irambwira ngo dore iraje kandi ije vuba. Imana irambiwe abantu batoba umurimo wayo. Imana irambiwe abantu bigira abakristo nyamara mutari bo. Imana irambwira ngo ije guhana ndetse iraje. Imana irongera irambwira ngo hari ibintu abantu baruhiye ariko bigiye kuribwa n'abatarabiruhiye. Impamvu haza amagambo ameze gutya nuko hari Imana igukeneyeho. Impamvu haza amagambo ameze gutya nuko Imana ibona ko wanze guhinduka. Bwashize abantu barambwiye ngo kuki mpora mvuga ubusambanyi, ariko reka nkubwire ngo nibwo mwamenyereye. Kandi ijambo ry'Imana ntabwo rikunda umuntu yimenyera. Abantu benshi muri kugenda uko mubishaka, ariko cyampa uyu munsi wa none Shando Enewa Pista Kitari Bonifo sindi butina, ariko hari ikintu Imana ikeneye kuri wowe. Baze nkubwire ngo yo dogiteri agiye kugufasha, naho yaburi kinya ashobora kukubaga bitewe n'uburyo abona urembyemo. Imana irambiwe akamenyero. Imana yarayinsanze irambwira ngo nimbwire mwese abanyarwanda ngo iraje kandi ije vuba. Irambwira ngo ninsengera itariki ya 21. Mbona ijambo 21, Imana irambwira ngo ninsenge ku itariki ya 21. Imana irambwira ngo ninsenge. Mbona abantu benshi muri kugenda n'ibyapa byanditseho kuruha. Ariko irambwira ngo abantu benshi bari kuruha bitewe nuko bari kuruha ku bw'ubushake bwabo. Muri kugendera mu mwijima, muzi yuko ari umwijima muri kugenderamo. Ntabwo Imana izemera ko ibiryo byakurya by'abana bayo biribwa n'imbwa. Ndabivuze, iki ndakivuze, nzongera nkivuge, nzongera ngisubiremo. Imana hari ibintu irambiwe. Imana yampaye yerekwa, ndandika mwana wanjye, ndandika. Inyereka abantu bamwe ndetse no mubonzi tuziranye. Ariko cyampa ngo uyu munsi none Imana ikakugarukaho, Imana ikongera ikagutabara ititaye. Pascal, ntabwo ndi butinde. Ndakumva cyane. Ntabwo ndi butinde. Nanditse ibintu byinshi. Ahangaha icyambere Imana yaramwe ngo irambiwe urugomo mu gihugu. Ntuyibwera mvura ikinda kivuze uwo bibabaza nsangeyo. Imana niko yambwiye maze imisi mbivuga. Icyo ni icyambere ngo irambiwe urugomo mu gihugu. Cya kabiri, ikindi Imana yambwira ngo irambiwe abakristo bakigendera mu moko n'ivangura. Irambwira ngo mu ijuru ntabwo iyo ngo bizakorayo. Ntabwo ibyo ngibyo bizigira bikora. Aho ni kabiri. Mani abantu nasambanye mukabikora mubana, ariko mukajijisha mugakora ubukwe mutaratura. Iracyabibona. Ibyo mwakoze iracyabibona. Mani irongera irambwira ngo abantu benshi muri gukura mwinda mwabishatse ndetse mwabipanze mukabikora kuko mwasamye mutari mubikubishaka. Mani irambwira ngo icyo cyaha kirahari, ikeneye ko watura. Ndi kuvugana n'abantu bari hano ku Mana irahari TV ndetse uzanambona n'ahandi, ariko Imana hari ibintu irambiwe. Imana irambiwe ikigare,
Imana irambiwe abantu bavuga ngo iravuze itavuze. Imana irambiwe abantu bari gutoba ubunimo wayo. Cyampa message nazanye uyu munsi ugahinduka. Abantu mwananiwe kureka kwikinisha, Imana igiye kubareka. Reka nkubwire ngo abantu benshi muri kugendera mu ngeso zo kwikinisha. Ibi ndabivuga nejo nzongera mbivuge. Kubera iki? Mubikora none mukatura, mwamara kwatura ejo mukongera. Ariko reka nkubwire ngo umuntu ukeneye ubukwe ntiyikinisha. Nose byose ntubyikorera. Byose urabyikorera, ariko Imana ambwiye ngo irambiwe abantu bikinisha. Ndabivuze, Imana irambiwe abantu bikinisha. Ngicyo cyature dukurikiranye cyature. Imana niba ukeneye ko ari ikintu gukora, va mu izo ngeso. Imana yanyeretse abantu benshi muri kugenda muri izo ngeso. Abantu benshi muri kugaragara neza, muri kwambara neza mukaberwa pe, ariko ibyaha muri gukorera hatabona. Irambwira ngo iri kubibona. Imijambo irambwira ngo dore ndaza vuba, nzanye ingororano, ndetse ngororera umuntu wese ubikwiriye ibyo yakoze. Imana igiye kuguhemba. Imana igiye kuguhemba. Yesu Kristo. Imana yongera irambwira ngo abantu benshi babacuranzi, abasore benshi babacuranzi muri gucuranga mu rusengero, ariko ibibi muri gukora we kita nipo nifoshano. Ibibi muri gukora muri we, ibibi muri gukora iri kubibona. Ntugasambane, numara gusambana ucurange we musambanyiwe. Pista kita nipo nifo Imana irakubona. Muri gukora umurimo, bamwe muri kwitwaza ngo barabavuga, nyamara ibyo mukora murabizi. Imana ikeneye kuhinduka. Dore ndaza vuba, nzanye ingororano, ngororera umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ubwashize naravuze ngo hari abasore bari kujya ku nsengero bagiye gusenga, bagiye bafite izindi gahunda zibajyanye. Mukajya gusenga, mugiye gushaka abantu muzagusha. Mwe basore mwe ngo igiye kuza igororera umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Imana irambwira ngo hari abantu benshi bazi ukuri ariko batakikukwemera. Bakristo benshi muri kugendera mu mwijima. Abantu benshi bari guhanurira abantu amasezerano atarayukuri. Imana irambwira ngo mbese ko muri guhanurira abantu imodoka bafite ibyaha banze kureka, n'izambere barazisambaniye. Imana irongera irambwira ngo niko mwana wanjye Habineza nditanga ngo karame. Irambwira ngo herega abantu bari mu kazi ni benshi bagasambaniye. Ariko se koko mu byukuri no kwatura no gusambana n'umukoresha wawe ntiwature. Reka nkubwire ngo kwatura n'inyungu zawe, ariko Imana igiye kuza, ndetse igiye kuza vuba. Reka nkubwire ngo uyu munsi wature. Niba warabuze umuntu waturira, uyu munsi wature. Nta kintu ndi bugusaba. Ufite iki? Nta kintu ndi bugusabe. Imana ikeneye umuntu nubwo yaba ari umwe, ariko enibo shatakarabo uvuga ngo ndarushye, ndemerewe n'ibyaha, ariko ndakenera imbabazi z'Imana. Imana irakubona. Imana irakubona. Imana irambwira ngo igiye guteza abantu igihombo. Niko yambwiye, igiye guteza abantu igihombo. Kubera iki? Mwanze kuva mu byaha byanyu. Imana irambwira ngo igiye kubateza igihombo. Bantu mugiye guhomba. Imana irongera irambwira ngo nisengere umuhanda wa Gisenyi nanone. Ubwashize narawusengeye, ndongera ndabivuga ngo nimusengere. Imana irongera umpa muyereko. Ariko utandukanye n'ira tariki navuze 21. Ngewe nzahanura mvuga ukuri abasambanye, mbabwira ngo muve mu byaha byanyu. Yewe ntuzagura amazi, nta mazi yawe ngusabye, ariko nkeneye kuva mu byaha byawe. Imana igiye kuza we, mbese waruhiye.
Imana irambwira ngo mujye gusenga na mutasenze, ndetse buri wese agiye kwiga gusenga. Imana iraje, buri wese agiye kwiga gusenga. Nayo utaruzi gusenga ugiye kuyasenga. Ndabivuze ndi hano ku Imana Irahari TV, nayo mutasenze mugiye kuyasenga. Imana arambwiye ngo mugiye kongera guhiga, ndetse n'imihigo ya mbere mutarayihiguye. Banyarwanda ngwe mugiye kongera guhiga. Imana irambiwe abantu babeshya. Kubeshya nabyo ni icyaha. Waruzi yuko no gutendeka ari icyaha? Nasaba buri kintu wakwiyatura. Imana ifite abana bayo, Imana ifite n'abantu. Mbese wowe uri iki? Abantu banze guhugurwa, abantu banze guhigura, abantu banze guhigura ngo mufite ibirarane by'imihigo. Ese ko mugiye kongera guhiga? Yewe kugiye kongera guhiga, kugiye kongera guhiga, kugiye kongera guhiga, kugiye kongera guhiga. Mana nge imperezi wiyereka uyu munsi ndi gusenga. Nari ndi gusenga, sinzi ibintu nimeze kurota. Ndasenga Imana itinyereka iyereka ry'abantu by'abakobwa babyariye iwabo. Imana irambwira ngo bari abakobwa babonye, ndavuga ati nababonye. Atubambwirire ngo ibyaha bakoze mbababariye ubujiji kandi ngiye kubatabara. Iki ndakivuze, yewe niba iyo message hari wowe yarebaga ugiye kubona Imana igutabara. Imana igiye kukubabarira ubujiji wagendeyemo, Imana igiye kukubabarira ibyaha wagendeyemo ititaye. Ariko wature, Imana ikeneye umuntu watura. Kwatura n'ubuntu. Imana ongera inyereka muyerekwa abantu benshi. Hari umuntu ufite umwana we uhora murihirira kuru, niba ari kuru ntumbaze kumwe biga nimugoroba, afite umuntu uhora umwigisha. Ariko ubwashize yaratsinzwe, nejo bundi yaratsinzwe, n'ubwashize bamuhamagaye mu babyeyi bafite abana batsinzwe. Imana irambwira ngo yisenge kandi cyo kugendera mu izo ngeso z'umwijima. Umwana wawe muhaye ubwenge, tugiye gusengana nawe. Ariko nta kindi kintu ndi kugusabaho nuko watura. Ikintu ngushakaho nukuva mu byaha byawe. Ikintu ngushakaho nuguhinduka. Ikintu ngushakaho nukuva mu ngeso zawe mbi. Ntabwo nzagusezeranya ubukwe ukikinisha. Never. Ntabwo nzakubwira ngo Imana igwaye imodoka ni yambere warayisambaniye kandi utaratura. Sinzakubwira ngo uzamuye mu kazi kandi nakurimo eni posta kalaba waragasambaniye. Nyemerera dusengane. Ntabwo naje kwikebagura. Message ishobora kuza, amazi ashobora kubura mu gihugu bitewe n'umuntu umwe. Message ishobora kuza bitewe n'umuntu umwe. Ibyo ukora Imana irabireba, ibyo ukora Imana irabibona. Bwashize naravuze ngo yemwe bagabo muri guta abagore banyu ngo bashaje, mwebwe ntimuri udusaza. Kadusenge. Tugiye gusenga. Ariko icyampa uyu munsi none ugahinduka. Tugiye gusenga. Ariko ibyo ukora byose Imana akubwiye ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano nitura umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ubwashize Imana irambwira ngo giye nubwira abanyarwanda ngo niba mwaranze kwemera ibya mbere mugiye kwemezwa n'ibya kabiri. Ndavuga ati se wite ibi bintu mbwiye bishatse kuvuga iki? Ihita impereza mu itangiriro, ihita imbakuva mu kuva ibice byaho binga, ibice byaho bine umurongo wa 8. Irambwira ngo niba mutaremejwe n'ibya mbere mugiye kwemezwa n'ibya kabiri. Ariko yaba waruhindutse kadusenga. Ariko Imana irambiwe abantu bavuga ngo iravuze itavuze. Imana irambiwe abantu biyita barokore nyamara atari bo. Imana irambiwe abantu bagaragara inyuma ko ari beza nyamara ari igikanka. Igikanka ni igiki? Igikanka ni inzu yabuze amabati. Va mu byaha byawe. Nta kindi kintu ndi kugusaba, nta kindi kintu ufite. Ariko Uwiteka akeneye kukugirira neza, Uwiteka akeneye kugutabara. Ndagushimiye mwami Uwiteka Nyiringabo Imana. Uri Imana igivuga bikaba ndetse wategeka bigakomera.
uri Imana yabanye nanjye, ndetse uri Imana igiye gutabara abantu bayo bari busaba imbabazi bagaca bugufi. Utabara umuntu wese, ubabarira abantu, ubabarira abakobwa, ubabarira ababyeyi, ubabarire abagabo bagaragara nk'abakijijwe nyamara bakora ibibi. Ubabarira abantu marari ubusambanyi nkuko ndi kubibona we. Ariko se Uwiteka we bababarire. Mana irambwiye ngo ni gute umurokora reba filimi z'urukozasoni. Ndabibona, ndi kubibona. Bantu no muri telefone zanyu ntabwo muri gukizwa. Ariko Uwiteka babarira. Ubabarira umuntu wese uri busabe imbabazi y'ibyo yakoze. Ubabarira umuntu wese uri buce bugufi umwezi mutunganye. Kandi uri Imana itajibeshya. Ubabarire mwami, ubabarira abantu banze guhinduka. Mu izina rya Yesu Kristo wanesheje. Amen. Urakoze cyane ku butumwa bwiza utambukije. Reka ngusabe kugira ngo utambutse nimero yawe ya telefone kugira ngo uwagukenera abe yakubona mu buryo bworoshye. Nimero yanjye ntabwo iri muri mobile money, dore ko ari cyo kintu kiri gutuma abantu benshi mbona wagira ngo mwagira murabona nambaye nabi. Nambaye neza, nimero ngiye kuguhereza ntabwo iri muri mobile money. Keneye kuvuga ngo Mana mbabarira. Ntabwo iri muri mobile money. Sinyambura n'amayinite. Andika 078 21 ndabikubwira mu gahato. Kuko iyo umaze kugendera mu ngeso mbi ntacyo buri cyo. Andika 078 21 58 035 uvuge ngo ndashaka kwatura, cyangwa WhatsApp yanjye muri Malawi akamenyetso ko guteranya 265 920 21 64 26 uvuye mu byaha byawe Imana kugire neza.